nongeye kubasuhuza nshuti mukunda ubutumwa bwiza, nongeye kubanezererwa kandi nshimishijwe nuko tugikomeje kubana mu gitabo cy'umuhanuzi Dniyeli, nk'uko twagitangiye, nk'uko tuzakomeza kukiga. Ni igitabo kirimo ubutumwa bujyanye n'igihe cyacu, ni igitabo kirimo ukuri gukwiranye n'ikibazo abatuye isi bafite. Kandi igice cya mbere nifuza ko twatangiriraho, ibindi bice tuzakomeza kwiga, ni igice gihishemo amakuru menshi cyane, nekereza ko hari abantu benshi bashobora kuba batazi. Icyo cyigisho rero nkaba nifuzaga ko tugiye kuganiraho, cyitwa urugamba ruhishe inyuma ya Isirayeli. Urugamba ruhishe inyuma ya Isirayeli nicyo cyigisho nifuje ko twatangiza igitabo cya Dniyeli tukazagikomeza. Igitabo cya Dniyeli ni igitabo gituma kwizera gukomera. Twebwe muri iyi minsi dushobora gusubiza amaso inyuma tukareba uburyo nk'uko byahanuwe ibihugu byagiye bibaho nyuma bikagenda bizimira kimwe kimwe. Kwiga igitabo cya Dniyeli bituma dutekereza mu buryo bugororotse kurusha uko twakwiga ibindi bitabo. Nshuti muvandimwe, Imana yaduhaye amahirwe ituzigamira ubuhanuzi buri mu gitabo cya Dniyeli twebwe mu gihe cya nyuma, kugira ngo igihe icyo gitabo kibumburiwe ubugingo bwacu tukibonemo ukuri gutuma ukwizera kwacu gukomera. Ibyo ari byo byose Uwiteka binyujije mu gitabo cya Dniyeli yaduhaye ubuhanuzi bushingiye ku mateka magari y'iyi si adahinduka. Dushobora kwizera ubwo buhanuzi kimwe n'uko twiringira ibyabaye mu mateka y'isi. Muri make, ku bazemera kumvira Dniyeli ibyo ababwira kubwo kwizera, igitabo cye kizabaha imbaraga ziboneka mu kwiringira amasezerano y'Imana. Ngaho ho ngira ngo dushingire, kandi ibyo Uwiteka yasezeranye byose arabikora. Rero nk'abantu twagiriwe amahirwe tukagirirwa umugisha n'Imana tukaba tukiriho, ni nayo mpamvu dukwiye kwiga twimbitse cyane ubuhanuzi, amateka n'ukuri kw'iki gihe. Kandi iyo ugiye mu gitabo cya Dniyeli igice cya mbere umurongo wa mbere, mu mwaka wa gatatu umwami w'Abayuda Yehoyakimu ari ku ngoma, Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yateye i Yerusalemu arahagota. Iri jambo tubonye kuri uyu murongo wa mbere dukwiye kuritekerezaho cyane, kuko uyu munsi nge nawe dushobora kuba turimo tugotwa n'imbaraga z'isi mu buryo tutareba. Adamu na Eva, Satani yabagoteye mu ngobyi ya Edeni ntibabimenya kugeza igihe abagushije mu cyaha bisanga mu mwanya batatekerezaga. Nimba rero Bibiliya itubwiye ko umwami w'i Babuloni yakoze ibintu bibiri, icya mbere ni ugutera Yerusalemu, icya kabiri ni ukuhagota. Ijambo kugota ni igikorwa kivuga ngo hatagira umuntu n'umwe uri butoroke, hatagira umuntu n'umwe uducika. Nyamara uwo niwo mugambi Satani afite, kugira ngo abatuye isi hatazagira n'umwe umucika akabona ubugingo buhoraho. Ariko kubwo kwiga igitabo cya Dniyeli tuzabona yuko hari amasezerano Imana ifitiye abana bayo, kugira ngo nanone hatagira n'umuzimira. Ndetse ibyo tubivana mu byanditswe byera, aho ijambo ry'Imana ritubwira yuko no muri Yerusalemu muri 70 Roma itera Yerusalemu igatera i Buyuda, ntabwo bose ari kubahaguye. Ese ntushobora kwibaza impamvu Isirayeli ihora mu ntambara igahora mu magarara? Byaba biva kuki kugira ngo habe hari urugamba rwihishe inyuma ya Isirayeli? Iyo ugiye mu mateka y'isi, Abisirayeli ni abantu bahoraga amahanga bazira. Ukibaza icyo yayahoraga. Ese Isirayeli si cyo gihugu gikungahaye? Umugabane munini wacyo ni ubutayu, ariko kuki ari cyo gihugu gihora mu magarara? Impamvu nta yindi, ni uko ari cyo cyabikijwe ibyavuzwe n'Imana. Satani umwanzi w'Imana, wa wundi warwanyije Imana mu mateka y'isi,
uwo ni ushaka gusenya igihugu cya Isirayeli, ariko nyirizina ari ugusenya amasezerano y'Imana igifiteho. Igitabo cya Dniyeli gitangirira ku nkuru mbi, Babuloni igaba igitero kuri Yerusalemu. Uretse iby'urugamba ruvugwa muri iki gitabo, urugamba rwari ruhangayikishije ubu bwami bwombi, hari urundi rugamba rutagaragara rwari rwihishe inyuma yarwo, urugamba rw'iby'umwuka. Aho niho ngira ngo icyigisho tugishingire. Izo ntambara za Siriya mu mateka, za Shuri mu majyaruguru, zigahora mu ntambara zo gutera Isirayeli, Isirayeli igasa nk'ihora mu ngendo. Ibyo tushaka kubyumva neza ari uko tugiye muri Bibiliya. Tubona ko hari ikibiri inyuma kitarebeshwa amaso, kabone n'abagiye baba ibikoresho bya Satani mu gutera Isirayeli, nabo ubwabo bashobora kuba batari bazi neza. Iyo usomye neza iki gice cyo guhangana kwa Babuloni na Yerusalemu, ahavuzwe izina ry'Ishinari ku murongo wa 2, ahubatswe umunara w'Ibabeli ya kera. Ishinari aho ngaho, umunara w'Ibabeli ya kera, umunara wari unyuranije n'ubushake bw'Imana. Nta wabishidikanya ko hari n'ibindi bihishwe muri uru rugamba. Kubera iki iri jambo Ishinari rigaruka cyane mu gitabo cya Dniyeli, kandi tubona Ishinari ariho dukura amateka y'ijambo Babeli muri Bibiliya. Ubwo birerekana ko rero hari imbaraga ebyiri, imbaraga zihishe inyuma ya Babuloni zihanganye n'imbaraga zihishe inyuma ya Isirayeli. Isirayeli ni igihugu cy'Imana, Babuloni ni igikoresho cya Satani. Guhora rero Isirayeli iterwa bikaba bigaragaza yuko hari imbaraga yashatse kurimbura iby'Imana yavuze, cyane ko ibyanditswe bitubwira yuko muri Yuda ari naho Mesiya yagombaga guturuka. Aho akatwereka ko rero Satani urwanya Yesu n'ukuri kwe ari wo uhora ushoza urugamba ku Isirayeli. Hano rero kuva kera Babuloni muri Bibiliya yabaga ihagarariye imbaraga z'umubi, ni ukuvuga imbaraga zihanganye n'ubushake bw'Imana n'ubutware bwayo. Aha rero nta wabura kumva amateka y'umunara w'Ibabeli nawo wari uhanganye n'ubushake bw'Imana, kuko amateka y'Ibabeli ya kera niho tubona ko abantu bagiye berekera iburasirazuba bavuga ururimi rumwe, bubaka umunara. Aho Ishinari bawubatse ntabwo bari bawubakiye kugira ngo baramye Imana, bari bawubakiye kugira ngo amazina yabo abe ari yamenyekana, kandi bari bawubakiye kugira ngo badatatanira mu isi. Kuko itangiriro igice cya mbere umurongo wa 28 niko Imana yabwiye Adamu ngo mubyare mworoke mwuzure isi. Ariko ab'icyo gihe bo bafata umwanzuro wo kurwanya iryo jambo ry'Imana, bo bemera cyangwa se bishakira uburyo bwo kuguma hamwe, nyamara barwanyije Imana. Babeli rero yamye ari igikoresho cy'umwanzi, Isirayeli ikaba umurwa w'Imana. Inyuma y'iki gikorwa kidasanzwe cyo guhangana kw'imbaraga za Babuloni n'izi Yerusalemu, umuhanuzi agaragaza ko hahishe indi ntambara idasanzwe. Igitabo cya Dniyeli gitangira kigaragaza ukuri kw'ibintu. Igitabo cyose cya Dniyeli kigomba kwiga cyangwa se kwigwa kigendeye kuri uru rufunguzo rw'uko hari imbaraga ebyiri zihanganye, bene guhanganirwaho batabasha no kureba. Kandi uko ibintu bitangira mu gice cya mbere hagaragaza neza imiterere y'urugamba. Icya mbere, aho Babuloni ishingira itera Isirayeli ikagira n'ibintu ifata umwanzuro yo kujyana. Icya mbere turabona yuko hari ibyo Nebukadinezari yashatse kujyana i Babuloni, kandi nasige n'abantu baho. Ikintu kivugwa mu ikubitiro ni umunyago Nebukadinezari yavanye i Yerusalemu. Uyu munyago wari ugizwe na bamwe mu Bisirayeli cyangwa se ubwoko bw'Imana, n'ibikoresho byo mu rusengero. Uwiteka Imana amugabiza Yohakimu umwami w'Abayuda hamwe n'ibintu bimwe byo mu nzu y'Imana, nk'uko tubibona ku murongo wa 2 w'igice cya mbere cya Dniyeli. Kugira ngo tubyumve neza, reka tubirebere mu mateka. Iyo ugiye mu mateka ya Isirayeli n'amahanga yarayizengurutse,
nk'uko twagiye tubivugaho kenshi. Yabaye amahanga atera Isirayeli ayihora iby'ukuri bihabitse. Kandi wowe kuri iki cyigisho, igihe nawe uzahitamo kuba mu ruhande rw'Imana udakebakeba, ukaba ubuturo bwera, ukaba icyiciro cy'Imana, aho Imana ituye, nawe ushobora kuzahura mu magarara zidasiba, ariko iyarinze abana b'Imana bagiye i Babuloni, uyiringire ko nawe izakurinda. Muri 605 umurwa w'Ubuyuda Yerusalemu wagabweho igitero n'Abakarudaya, barahatsinda, bajyana abaturage baho iminyago. Mu myaka hafi 100 mbere yaho, muri 722, ubwami bw'abavandimwe babo bo mu majyaruguru bwa Isirayeli bwari bwarahuye n'ikibazo gisa nacyo, ubwo bigarurirwaga n'Abashuri, nk'uko ushobora kubibona mu gitabo cya 2 cy'Abami igice cya 17 umurongo wa 4 kugeza 23. Ubwami bw'Ubuyuda nibwo bwari busigaye mu bwigenge mu ntara zari zigize ubwami bugari bwa Dawidi. Wumve neza ko igihugu cya Isirayeli mu mateka yacyo hari imbaraga ihora ikirwanya. Kandi iyo ugiye mu nyandiko ukazisoma witonze, Pawulo hari icyo yabwiye itorero ry'i Roma, ababwira yuko hari icyo Imana yabikije ubwo bwoko. Ati icyo turusha amahanga ni uko twe twabikijwe ibyavuzwe n'Imana. Kandi Satani adashaka ko Isirayeli izahinduka umucyo uvira amahanga ngo abantu bamenye Imana. Ngiyo impamvu y'urugamba rukomeye Isirayeli yahoragamo. Ngiyo impamvu ubwoko bw'Imana igihe butangiye gukura inkomyi mu nzira, ijambo ry'Imana ritubwira ngo mu isi muhorana umubabaro. Ngiyo impamvu abana b'Imana mu mateka yabo yose bahora mu karengane n'imibabaro, isi ikasa nkaho itabahaye agaciro kubera iby'ukuri babitse. Ariko nubwo habaho kubabara bya none, Imana ifite isezerano yasezeraniye abana bayo. Uwiteka Imana amugabiza Yoyakimu umwami w'Abayuda hamwe n'ibintu byo mu nzu y'Imana, abijyana mu gihugu cy'Ishinari mu rusengero rw'Imana ye, maze abishyira mu nzu y'ububiko bwayo. Kuki Nebukadinezari, uyu murongo utwereka ko nta handi yabonye yabika ibyo yavanye i Yerusalemu uretse kubibika mu nzu y'ibigirwamana. Aho ni kikwereka ko hari imbaraga riri inyuma ya Nebukadinezari atarebesha amaso, nawe yamuteye gutera i Buyuda. Mu mwaka wa 3 umusaza Nabopolazari umwami wa Babuloni wari ufite intege nke kubera gukura, yohereza umuhungu we Nebukadinezari nk'umuyobozi w'ingabo kurwanya Egiputa. Ingabo z'impande zombi zarasakiranye, zisakiranira hitwa Ikarikamishi. Mu mwaka wa 605 ingabo za Egiputa ziratsindwa. Aya ni amateka atwereka impamvu Yerusalemu yatewe, ko Nebukadinezari atarateye nyirizina i Yerusalemu, ahubwo yari abanje gukuraho abanzi barwanyaga Babuloni. Nebukadinezari wari wambukiranije Ubuyuda, ariko yibikiye umwami w'Abayuda Yehoyakimu. Nubwo yifuzaga gukurikirana ingabo za Egiputa, bamubikiye se yihutira gusubira i Babuloni, kuko yari abwiwe ko yishwe by'akarengane. Ngiyi impamvu Nebukadinezari yihutiye kugaruka. Asubirayo atwara bamwe mu mbohe z'abasore b'Abayuda bavuka mu miryango ikomeye. Dniyeli na bagenzi be bari muri abo. Urugendo rwari rurerure, hafi ibirometero 1500 uvuye i Buyuda ujya i Babuloni. Iri jambo batubwiyemo ngo atwara bamwe bo mu basore bo mu miryango y'abami. Ushobora kwibaza impamvu yibanze kuri abo ngabo. Iyo ugiye mu gitabo cya Dniyeli niko hakubwira abo basore Nebukadinezari yashatse gutwara. Yari ashatse gusenya ubwami bwa Isirayeli, kuko ubwami bwari uruherekane ku bana n'abuzukuru gutyo. Gutwara abana bo mu batambyi, yari ashatse kuzimiza ubutambyi kugira ngo batazabona ababasimbura. Bambuwe uburenganzira bwose mu rugendo rw'ibirometero 1500, baboshye. Imfungwa z'Abayuda nta byiringiro namba zari zifite. Akahise kabo, ibyiringiro byabo, ubwene gihugu, agaciro byose bari babihebye.
mu bunyage bagombaga kwibagirwa vuba abo bahoze ari bo ni bande? Bibiliya yatubwiye imiryango baturukagamo y'abatambyi n'abami. Mwibuke ko bari abasore bavuka mu miryango ya cyami, kandi n'ababatwaye iminyago nicyo bifuzaga, kugira ngo bibagirwe mu bwonko bwabo abo bahoze ari bo mbere hose. Uyu munsi si irimo irakoresha imbaraga nyinshi cyane kugira ngo abantu bibagirwe icyo Imana ishaka kuba bacyo. Irashaka ko tuba ubwoko bwatoranijwe, ishyanga ryera, abantu Imana yarose ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagaye. Satani rero arimo arakoresha ubunyage bw'uburyo bwose, arimo arakoresha uburetwa bw'uburyo bwose, n'imirimo igoye, n'inyungu nkeya, kandi abantu bakoresha imbaraga nyinshi ngo abantu bagere ku rwego rwo kwibagirwa umuhamagaro Imana yabahaye. Batwaraga abanyagano bagambiriye kubavanamo imigambi basanganywe yose. Babuloni ijyana abayuda yagira ngo ibakoropemo ibyo basanganywe byo gusenga Imana rurema no kuramya Imana bari mu isabato, ndetse banazirikana ko imiryango yabo ariyo ifite amateka ya Isirayeli. Ubwo ndavuga abami n'abatambyi, kubamenyereza ibyaho bajyanywe no kuba ari abanyamahanga bake cyane mu mbaga nini binjizwagamo. Bagombaga kwibagirwa byose, ku buryo nta n'agatima ko kwivumbagatanya bagombaga kugira. Intego yari uko bizarangira nabo bahindutse abakozi b'umwami b'indahemuka, kuko nta kindi bari kuba bibuka. Umva umugambi wa Babuloni, umva umugambi wa Nebukadinezari kunyaga bariya Abayuda, ni ukugira ngo babahanaguremo iby'ukuri Imana yabanditse mu mitima. Ese wowe ukomeje gukurikirana iki kiganiro cy'igitabo cya Dniyeli dutangiye, wowe isi igusigajemo ibingana iki by'agakiza wari warakiriye cyangwa se wifuzaga kwakira? Ikibazo ntabwo cyari icya politiki no kwamburwa igihugu gusa, ahubwo cyari ikibazo kireba ubwoko bwatoranijwe. Ubwo rero cyari ikibazo cy'iby'umwuka, kandi kinafitanye isano ya bugufi n'urugamba ruhanganishije ikiza n'ikibi. Kuba abahamya baheruka b'Imana barimo bazimira byari bivuze ko isi muri rusange naho yari kuba ihagaze. Nimba ubwoko bw'Imana Babuloni igiye kubujyana cyangwa se bujyanye, kandi ari bo bafite ibyavuzwe n'Imana, bafite inshingano yo kubigabura ku isi yose, noneho Babuloni ikabibanyaze. Ureba nawe aho isi yari kubisigaye idafite itabaza, idafite abahanuzi, idafite ubwoko bw'Imana, idafite icyiciro cy'Imana mu isi. Umva umugambi Satani yari afite, kandi uwo mugambi nawe niwo Satani agufitiye. Nubwo waba mu isi, binashoboka yuko yanyuzamo akakureka ukanaterana ukajya mu rusengero runaka, ariko iby'Imana byaranyazwe mu rusengero rwawe. Erega biratubwira ngo nimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uba muri mwe. Ubu rero Satani wafashe Nebukadinezari agatera i Yerusalemu, agatwara n'ibintu byo mu rusengero, ubiremere muri wowe, kuko nayo hari igihe waba uri aho ari nta by'ubugingo bikirimo. Urusengero Salomo yari yarubatse rwari urusengero rukomeye, nicyo cyari icyiciro cy'Imana. Nyamara mbere y'uko Babuloni irusenya, iteri i Yerusalemu ikahasenya, Satani yari yarabanje gusenya iby'umwuka mu Bayuda. Bari basigaye bafite imitima ya bihohote idafite Imana. Icyari kubibereka rero ni uko n'urusengero biringiraga rwagombaga gusenywa. Ndagira ngo ubwire ngo agaciro ufite ntabwo ari urusengero rukomeye usengeramo, ahubwo ni iby'Imana wakiriye, ni amategeko y'Imana yanditse mu mutima wawe. Abantu b'Imana barasenga bakayoboka, bigahesha isi yose amahoro. Abantu b'Imana bakwiriye guhora babizirikana yuko kuba ku isi binabyo ubwabyo ari umugisha ku bandi nubwo batabizi. Kuba Babuloni yari imaze kwigarurira Yerusalemu n'idini y'abubaha Imana, isi ntabwo ari yorohewe, dore ko isomo rivuga ko n'ibikoresho byo mu rusengero rw'Imana Nebukadinezari yabijyanye mu ngoro i Babuloni. Hari hasigaye iki muri wowe? Hasigaye iki muvandimwe? Iyo ugiye muri Dniyeli igice cya mbere umurongo wa 3 n'uwa 4 niho wumva neza icyamagambo avuga. Nuko umwami ategeka Ashipenazi umutware w'inkoneze kuzana abana b'abasore bamwe bo mu Bisirayeli bo mu muryango w'umwami n'ab'imfura bandi,
batagira inenge, ahubwo b'abanyaburanga, b'abahanga mu by'ubwenge bwose, bajijuka mu byo kumenya, b'ingenzuzi mu by'ubwenge, kandi batinyuka guhagarara mu nzu y'umwami kugira ngo abigishe ubwenge bw'abakarudaya mu rurimi rwabo. Iri jambo riratubwira abantu batoranijwe. Ntabwo bari abantu nk'abandi bose, bari abasore bafite amagara mazima, bari abasore bafite ubwonko butekereza neza, abasore bamenyere kurwanya icyaha mu bugingo bwabo. Nebukadinezari ati abo ngabo nibo shaka. Abaheburayo bageze i Babuloni bahise bashyikirizwa abayobozi bakuru b'umwami. Ashipenazi utwara inkoni niwe washinzwe kubarobanura cyangwa se kubavangura. Abasore mu miryango ya cyami bakomeye ku mubiri kandi bagaragaza kugira ubwenge bagombaga kwinjizwa muri kaminuza y'abakarudaya kugira ngo bategurwe gukorera umwami. Ntabwo bajyanywe i Babuloni ngo birekeraho, ahubwo Bibiliya iratubwira yuko bagombaga no gushyirwa mu mashuri y'abakarudaya, kandi ayo mashuri ntabwo yigishaga abantu gusenga. Iby'iri shuri nabyo ntabwo ari ibyo guhabwa agaciro gake, kuko batagombaga kwigishwa kwandika no kuvuga ururimi rw'i Babuloni gusa. Bagombaga kwiga gusesengura amagana y'ibimenyetso by'i Babuloni byabaga bihishe ubwenge bunyuranye bwa Babuloni y'icyo gihe. Muri iryo shuri bajyanwemo, ntabwo abanyababuloni bari abantu bari hasi mu by'ubwenge busanzwe, bari abantu bafite amashuri ahambaye cyane, ariko bakagira ibimenyetso bigira mu mashuri. Ariko ibyo bimenyetso bikamenywa n'abize muri iryo shuri, bagatsinda ikizami cy'umwami, bagasohoka bazi ibyo bimenyetso, ku buryo nimba hari ikimenyetso umunyababuloni akoresheje, undi mugenzi we amenya icyo bivuze, kandi ari ibimenyetso by'ubumaji. Ngicyo iryo shuri bagombaga kujyamo. Ati ishuri nimba ridashoboye kubakoropamo iby'Imana basanganywe bigiye i Yerusalemu, turabashakira ubundi buryo. Bagombaga kwiga byibura indimi 3 muri iryo shuri. Ashipenazi yahawe gushyiramo abo basore, bagombaga kwigamo byibura indimi 3. Ururimi rwa mbere ni Igisumeriya, nk'ururimi muri gahunda zo gutamba ibitambo, kandi rwafatwaga nk'ururimi rwera. Urwo rurimi Igisumeriya ni ururimi rwakoreshwaga mu ngoro zo gutamba ibitambo by'ibigirwamana. Nta wundi wagombaga kumenya urwo rurimi uretse abize urwo rurimi muri iryo shuri. Ntabwo abanyababuloni bose ariko bari baruzi. Ngiki cyatumye Nebukadinezari avuga ati bariya basore bazabingira akamaro mu Isirayeli, mubare bo mubanza kunzanira mbashyire mu ishuri ribahanaguramo iby'ukuri bari basanganywe. Ikindi bagombaga kwiga ni ikinyababuloni cyangwa se Akadiya. Rwa rurimi rw'abaturage b'i Babuloni rwakoreshwaga mu mirimo rusange, mu butegetsi, narwo rwari rufite imyandikire yarwo. Ururimi rusange abanyababuloni bose bashoboraga kuvuga. Ikindi ni uko bagombaga kwiga ikinyaramaya, rwa rurimi rwakoreshwaga mu bucuruzi no mu bubanyi n'amahanga, rwandikwaga mu mashusho ya mpande enye. Inyuguti zarwo zishobora ubu kuboneka no muri Bibiliya y'Igiheburayo. Ngizo indimi bagombaga kwiga kugira ngo zibahanaguremo amahame y'ingenzi ijuru ryari ryarabashyizemo. Si ibyo gusa, kuko bagombaga no kwiga tekinike zinyuranye z'ubumaji bw'abakarudaya. Ijambo igikarudaya naryo rirabihamya kuko rifite igicumbi ku ijambo ry'ikinyababuloni. Aha rero tuhumve neza, nimba hari tekinike abanyababuloni bagombaga gukoresha bahindura isi, aba basore bagombaga nabo kubyiga. Nk'uko twagiye tubibona, intego yari ikomeye niyo kugira ngo iby'Imana bihanagurwe mu bwenge bwabo.
umuntu wagombaga kuba yarazobereye mu bikorwa byo gusobanura no kujambura ibimenyetso biboneka mu kirere. Ibyo bari barabyize. Umurongo wa 5 w'igice cya mbere cya Dniyeli ni uko umwami abategekera igaburo ry'iminsi yose rivuye ku byo kurya by'umwami n'umusa wa vino umwami yanywagaho, kandi ngo babarere imyaka 3 nishira babone guhagarara imbere y'umwami. Urumva iri jambo ukuntu rikomeye cyane. Hari urugendo rw'ibirometero 1500 bagenze, maze babashyira mu kivungi hagati kugira ngo ibiganiro bihari n'ubuke bwabo bibahanaguremo icyo bari cyo. Nibagera i Babuloni babashyire mu ishuri ribahanaguramo icyo bari cyo, noneho batangire bige imirimo yo mu ngoro z'ibigirwamana n'uburyo bwo kuvuga imvugo z'ubumaji, noneho bibagirwe ku imvugo y'Imana bakesha ijambo ry'Imana. Umva ukuntu byari bikomeye cyane. Noneho umwami agiye kubashyiraho ikindi kintu gikomeye cyo kugabura, kurya. Ntabwo bari bafite ubatekera ngo n'umwami agire ubatekera. Uwatekeraga umwami ibyo kurya byo ku meza y'umwami nibyo byahabwaga n'aba basore. Ntabwo bajyanywe bose ariko ibi twiga byabarebaga, ahubwo byari igikorwa cy'aba bandi b'indobanure bashobora kuzagirira akamaro igihugu cya Isirayeli. Ibyo ujye ubyumva neza. Ibi byo kurya byari bifite ikibiri inyuma. Ubwo bagaburirwaga ibyo kurya biruta ibindi byose byagenewe ameza y'umwami, Dniyeli na bagenzi be bahakanye kubirya kuko banze gusa n'ab'isi batazi kwirinda. Kuki batashatse gufungura ibyo kurya by'umwami? Icyo ni ikibazo ukwiye kwibaza. Nyamara mu Migani 23 umurongo wa 1 kugeza wa 3 haravuga ngo igihe wicajwe no gusangira n'umutware, ushyire umutima kuri uri imbere yawe. Niba uzi yuko uri umunyanda nini, wifatira icyuma ku muhogo wawe, niwishinge ibyo kurya bye biryoshye kuko bishukana. Dniyeli na bagenzi be rero bashingiye ku byo bize kandi babyiga bakiri bato, bibaguma mu bwenge. Imbaraga za Babuloni nizashoboye kubavanamo iby'Imana yabahaye. Ese wowe ufite iby'umwuka bingana iki bizahangana n'iyi si iri mu guhanaguramo abantu mu bwonko iby'Imana? Bibiliya tubwira ngo numenyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo. Kandi Yohana 14:6 Yesu ati ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. Numenyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo akiri muto, Bibiliya tubwira ngo azarinda asaza atarayivamo. Iby'Imana, impamvu Satani yabishoboye mu bantu nuko abenshi babigiyemo bakuze, ubwonko bwaramaze kwangirika. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibidashobokera abantu Imana yabikora. Dore zimwe mu mpamvu zituma banga ibyo kurya by'umwami. Icyambere, ibyo kurya bimwe muri ibyo byari inyama zizira, kandi Abalewi igice cya 11 hatabyemera. Icya kabiri, kandi n'inyama zitazira ntabwo zari zateguwe mu buryo Mose yigisha Abisirayeli, nk'uko Abalewi igice cya 7:22 kugeza 27 babitubwira. Erega na za zindi zitazira hari icyo Imana yari yaravuze uburyo zigomba gutegurwamo. Kurya no kunywa byari kimwe no mu biranga uburyo bwo gusenga ibigirwamana, kuko ibyo kurya byabanzaga kwegurirwa izo mana. Ngizo impamvu aba basore bafashe umwanzuro wo kutarya ku byo kurya byo ku meza y'umwami. Tubonye ko icyambere, ibyo kurya bimwe muri byo byari inyama zizira, kandi mu Balewi igice cya 11 hatabyemera. Icya kabiri, n'inyama zitazira ntabwo zari zateguwe mu buryo Mose yigishije Abisirayeli. Abalewi 7:22 kugeza 27. Ikindi cya gatatu, kurya no kunywa byari kimwe no mu biranga uburyo bwo gusenga ibigirwamana, kuko ibyo kurya byabanzaga kwegurirwa izo mana z'i Babuloni. Niyo mpamvu abasore b'Abaheburayo bashingiye ku kwizera bafite bigishijwe kandi kukuri bahisemo kuguma mu ruhande rw'Imana. Uyu munsi nimba udafite Imana mu bugingo ngo ube ufite ibyanditswe byera mu mutima wawe, ntabwo uzashobora guhangana n'isi n'amasomo iri mu gushyira mu bwonko bw'abantu.
muri abo bana b'abayuda harimo Dniyeli na Hananiya na Mishayeli na Azariya. Nuko umutware w'inkone abahimba amazina. Dniyeli amwita Beluteshazari, na Hananiya amwita Saduraka, Mishaki amwita Meshaki, Azariya amwita Abedenego. Dniyeli igice cya 1 umurongo wa 6 n'uwa 7. Kuki biswa amazina? Kugira ngo ibintu bihinduke rwose, byabaye ngombwa no guhindura amazina yabo. Ikintu cyose mu izina cyashoboraga kwibutsa Imana ya mbere cyavanyweho, bahabwa amazina afitanye isano n'Imana nshya. Urumva ukuntu hari urugamba rwihishe inyuma y'urwureba. Ibikubaho byose, byaba byiza byaba ibyo wita bibi, burya hari ikindi kiba kibiri inyuma wowe utareba. Ibaze kugira ngo babajyane mu ishuri ryigisha ubumaji no mu ishuri ryo kwigisha gukora kuba batambye ibigirwamana nibitabahindura babazana ibyo kurya by'umwami. Nebukadinezari yiringiye ko bizabahindura, nabona byanze afata umwanzuro wo guhindura amazina yabo. Nebukadinezari ategeka Ashipenazi kubahimba amazina kugira ngo ibintu byose bibibutse Imana yabo ya mbere bikurweho. Cyambere, Dniyeli risobanura mu Giheburayo Imana ni umucamanza wanjye. Ahabwa izina Belushazari rivuga Mariduki ikurindire ubuzima. Umva icyo bagiye bahindura, uke wumva ijambo ryose ku murongo waryo. Dniyeli bisobanura ngo Uwiteka Imana niyo mucamanza wanjye. Bamuhimba izina rya Belushazari rivuga Mariduki ikurindira ubuzima. Icya kabiri, Hananiya mu Giheburayo ryavugaga ubuntu bw'Imana. Ahabwa Shaka Aku rivuga itegeko rya Aku, Imana y'Abasumeriya. Kandi twabonye ko hari ishuri bagombaga kwiga, yari Imana y'ukwezi, babahindurira amazina. Meshaki mu Giheburayo Imana ninde? Ahabwa irya Musharimu Mariduki rivuga ngo Aku ninde, barayahindura. Azariya rivuga Imana yarafashije, ahabwa irya Aridi Nabu rivuga ngo umugaragu wa Nego, ikigirwamana cy'ubuhanga. Yose barayahindura bafite umugambi wo gukuraho Imana y'Isirayeli. Ngurwo urugamba ruhishe inyuma ya Isirayeli. Ese wowe urwana uraruzi? Abaheburayo rero bamaze kubona icyo gitero kigabwe mu bugingo bwabo, urumva ko harimo igitero cy'iby'umwuka. Bafata umwanzuro wo gushinga ibirindiro kugira ngo badahindura cyangwa badahindurwa n'izo mbaraga zibarwanya. Abaheburayo 3 ariko cyane Dniyeli bashinga ibirindiro. Gutsimbarara kwabo kwatangiriye kugoreka amazina y'ikinyababuloni bahawe, nk'uko tubibona mu gitabo cya Dniyeli. Bafata umwanzuro, buriya kwiga ni igitangaza. Ayo babahimbye kenshi abantu ntabwo baramenya ko bari abasore bayahinduye. Iyo yagereranyije n'andi mazina amwe nayo aboneka mu nyandiko z'i Babuloni zo mu gihe cya Nebukadinezari, ubona ko muri Bibiliya ingingo z'ingenzi zagaragazaga ubumana bwa Babuloni zagoretswe cyane. Mu cyimbo cya Belushazari, Dniyeli yiswe Beluteshazari. Ubwo urumva ko hari amagambo avanyemo kugira ngo izina ry'Imana bamwitiriye rizimire. Izina Beri rihinduka Beriti. Mu cyimbo cya Shada Aku, Hananiya yiswe Saduraka. Izina ry'Imana Aku risigaramo gusa inyuguti ya K. Ubwo nawe barimo barashinga ibirindiro kugira ngo bahindure amazina biswe. Mu kigwi cya Musharimu Mariduki, Mishayeli afata izina rya Meshaki. Izina ry'Imana Mariduki risigaramo gusa inyuguti ya K. Barimo barashinga ibirindiro kugira ngo bahindure imvugo n'imigambi bya Babuloni. Mu cyimbo cya Aridi Nabu, Azariya ahabwa izina rya Abedenego. Abedi mu Giheburayo rikomoka mu kinyababuloni. Aridi rivuga umugaragu. Izina ry'Imana Nabu barigorekera muri Nego. Yose aba basore barayahindura. Bamaze kuyahindura, twibuke ko ari ijambo ryitwa gushinga ibirindiro. Muri ubwo gushinga ibirindiro rero,
niho ngira ngo twumve neza uko bigaragara rero muri aya mazina. Ntabwo amazina y'Imana z'i Babuloni yari acyumvikanamo. Icyo umuntu atabura kwibuka ni ukuntu abasore baje kubasha kuyahindura, gusa icyumvikana ni uko babikoze babishaka kubera impamvu zabo. Ubwo rero ni zimwe mu ngamba bafashe zo gushinga ibirindiro imbere y'ibyemezo by'umwami. Barabikoze birashoboka. Ngiyi impamvu. Iyo ugiye muri Dniyeli igice cya mbere umurongo wa 8, maze Dniyeli agambira umutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino cyangwa yanywaga. Nicyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Ese muvandimwe, uko isi iriho igenda ifite umuvuduko, igenda yangiza iby'umwuka w'imitima y'abantu, wowe urabona usigaranye iki? Wowe usigaranye iki mu mutima wawe? Nuko Dniyeli ahera ko abwira igisonga cyari cyategetswe n'umutware w'inkone kurera Dniyeli na Hananiya na Mishayeli na Azariya. Aragendera amwegera aramubwira ati, ndashaka ko tuvugana, ndashaka ko tuganira, unyemerere. Ndakwinginze gerageza abagaragu bawe iminsi 10 baduhe ibishyimbo aba ari byo turya n'amazi yo kunywa. Uwo ni umurongo wa 12 w'igice cya mbere. Maze babasore batona kuri uwo mutware arabemerera. Ntabwo umwami Nebukadinezari yahatiye aba basore babaheburaho kureka ukwizera kwabo ngo bayoboke gusenga ibigirwamana, ariko yiringiraga ko ibyo azabigeraho buhoro buhoro. Niko Nebukadinezari yibwiraga. Ntabwo yashyizeho agahato. Kubwo kubahimba amazina afite ubusobanuro bujyanye no gusenga ibigirwamana, kubwo gutuma buri munsi bahura n'imigenzo ijyana no gusenga ibigirwamana ndetse no kubwo imbaraga z'imihango ireshya yakorwaga mu gusenga kw'abapagani. Nebukadinezari yiringiraga ko azabagusha mu mutego bakazibukira idini y'ishyanga ryabo, maze bakifatanya n'abanyababuloni mu misengere yabo. Ayo magambo ngira ngo wayabona no mu gitabo cy'abahanuzi n'abami paje 246. Kwigaragaza kw'Imana nyuma yo gufata ingamba kwabo basore mu kubita amazina no kubaha ku byo kurya by'umwami, Imana yarigaragaje. Maze abo basore uko ari 4, Imana ibaha kujijuka no kuba bahanga mu byo kubigisha mu by'ubwenge. Ariko Dniyeli yagiraga ubwenge bwo kumenya ibyerekanwe byose no gusobanura inzozi, nk'uko tubibona mu gice cya mbere umurongo wa 17. Urwango Satani yagiye agaragariza ubwoko bw'Imana bwa Isirayeli, ni nako n'uyu munsi arugaragariza abashaka gukomeza ubudahemuka bwabo ku mategeko y'Imana. Ngiki cyo turimo kuzira. Iyo ugiye mu itangira igice ya 3 umurongo wa 15, Bibiliya avuga ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'ubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Nufata ingamba Imana izakurinda. Nufata ingamba nubwo waba uri Babuloni cyangwa uri mu isi igoye, Imana irigaragaza. Iyo ugiye mu byashuro 12 umurongo wa 17, icyoka kirakarira wa mugore kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Uyu munsi Satani afite umugambi wo kudushyira mu bucakara ngo adusibemo iby'agakiza Imana yaduhaye, ariko ijambo ry'Imana yatubwira ngo nabiki ijambo ryawe umutima wanjye kugira ngo nagucumuraho. Iki cyigisho cy'igitabo cya Dniyeli dutangiye igice cya mbere kiratwereka ko isi idufiteho umugambi, ariko uko byagenda kose Imana yarinze abana bayo iracyakomeje kubarinda. Dniyeli na bagenzi be bahatiwe gukurikiza imico y'abanyababuloni, ariko bashikamye ku Uwiteka Imana yabo, maze bagororera kubaha ubwenge no gushishoza mvajuru. Kwitanga kwabo no kwizera byatumye baba ibyitegererezo ku mukristo wese uhuye n'ibigeragezo nk'ibyo. Intambara y'isi nirarangira. Nubwo Kristo yanesheje icyoka mu ijuru no ku musaraba, kandi nubwo icyoka cyagerageje na n'ubu ikigeragezo kirimbura itorero kikananirwa, nyamara muri iki gihe kirategura igitero cyacyo giheruka kizagaba ku bwoko bw'Imana bwasigaye. Ubutabazi bw'Imana y'urukundo yatabaje itorero mu bihe byashize nibwo izaritabaza no mu gihe kizaza. Intsinzi yacu turayizeye. Ngaho nifuza ko twaganira muri kitabo cya Dniyeli kugira ngo twumve neza icyerekezo cy'iki gitabo dutangiye tuzakomeza.
aba basore na bagenzi be bajyanywe i Babuloni, kandi nubwo barimo bagenda bashinga ibirindiro bakanga kurya ibyo kurya byo ku meza y'umwami, babahimba amazina bakayahindura, nyamara Satani azakomeza kugenda barwanyiriza muri icyo gihugu nk'uko tuzabibona, ariko yabarindiye mu rugendo rurerure izakomeza kubiyereka, kandi uko izakomeza kubiyereka ujye uhavana isomo ry'uko nuhitamo Imana ukajya mu ruhande rwayo nayo izabana nawe. Reka rero iki cyigisho kibi cyawe nanjye, kandi ubuyobozi bw'Imana itayobya bukomeze bugaragare no mu bugingo bwacu. Aha rero nkaba ngira ngo aya magambo uko tuyiga uyumvire mu mwanya akwiye kumvirwamo. Mbese muvandimwe wakurikiye iki cyigisho, urafata ngamba ki mu bijyanye no kurwanya Satani? Ijambo ry'Imana ritubwira ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Erega ushobora kuba ugaragara nk'aho uri mu gihugu cyawe ufite umudendezo, ariko utaramenya ko ubwonko bwawe bwanyazwe. Uyu munsi ntabwo ari ngombwa ngo Satani anyaga abantu bavane mu gihugu abajyane mu kindi, ahubwo ashobora kukunyagira mu gihugu cyawe, akakunyagira mu idini urimo. Igihe udafite Bibiliya umujyanama. Niyo mpamvu rero Dniyeli yabayeho kugira ngo atange ibyiringiro ku bandi bantu bose bazabaho bafite ibibazo bisa n'ibyo bahuyemo nabo, kandi kirenze ibyo gutsinda bagize ni ukwawe nanjye. Ariko kugira ngo uko gutsinda kuboneke biragusaba gufata ingamba. Ntabwo ari ugupfa kugenda ngo Imana ikurwanirire. Bagombaga kubanza bakajyamo, Imana ikigaragaza nyuma. Ntabwo bigeze bivovotera Imana, ntabwo bigeze bagaragaza akababaro mu rugendo bagize. Bari bazi ko igikuru ari ukubana n'Imana, kandi ikihutirwa ntabwo ari ukuba mu Isirayeli udafite Imana. Aho waba uri hose, itangiye igice cya mbere umurongo wa mbere haratubwira ngo mbere na mbere Imana. Ubwo ari mbere na mbere Imana rero, Imana nuyigira umujyanama wawe ukemera ubuyobozi bwayo. Iyo ugiye mu Bagalatiya igice cya 5:16 Bibiliya yatubwira ngo muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere arikira. Aba basore ntabwo bari bananiwe kurya ku byo ku meza y'umwami kuko byari kubahesha no gutona ku mwami, ariko babirebeye muri Bibiliya basanga ntabwo byemewe. Uyu munsi abantu barashaka kurya batirinda, kandi ijambo ry'Imana rihamagarira ubwoko bwayo no kwirinda. Ntabwo turi mu isi ngo turangize iby'isi, turi mu isi turi ibiremwa by'Imana bigomba guhesha Imana icyubahiro. Namwe iyo murya cyangwa mukora ikindi cyose cyangwa munywa, mujye mukorera byose guhesha Imana icyubahiro. Nunambara uvuga utari ko iyi myambaro nambaye na Yesu Kristo ari mu isi yayambara, ariko ibi bintu nkora, ibi bintu mvuga, ibyo nkorera mu bucuruzi bwanjye na Yesu ahari yabikora. Yesu ati mugere ikirenge mu cyanjye. Ese muvandimwe, uragera ikirenge mu cya Yesu binyuze mu ijambo ryayo, cyangwa urashaka kuba umuntu uraho udafite indangagaciro za gikristo? Aba basore bamaze kugezwa i Babuloni ntabwo bigeze bahindurwa n'imico y'abanyababuloni. Bagumye mu ruhande rw'Imana nk'uko bakayigumamo bari mu Isirayeli. Uru rugamba rero rwagabwe i Yerusalemu rwihishe inyuma. Satani nirwo rugamba rukurwanya. Nubwo we wagira ngo ni abaturanyi, nubwo wagira ngo ni ibibazo uhura nabyo mu kazi, inyuma y'izo ntambara uhura nazo hari Satani ushaka kuguhanaguramo iby'Imana. Ukwiye gushinga ibirindiro rero, ugahagara mu ruhande rw'ukuri, ugashikama ku masezerano y'Imana, ukizera ibyo Uwiteka yavuze, kuko ibyo yasezeranye no kubikora izabikora. Inyandiko dufite iravuga ngo ntabwo dukwiriye gutinya hazaza ngo kireka twibagiwe iby'Imana dukure mu gihe cyashize. Ubwo rero igitabo cya Dniyeli kikubumburiwe ukaba ugitangiye, ndifuza ko uzakomeza kukiga, kandi kubwo kwizera ukamenya ko Imana ari umuyobozi wawe. Kandi uyu mwanya ijuru rirashaka kwandika amategeko yaryo mu mutima wawe. Ijuru rirashaka kukuyobora mu kuri kose. Ijuru rirashaka gushyira ukuri kwaryo mu mutima wawe. Nirimara gushyira ibyaryo mu mutima wawe, Satani ntabwo azabura kurwana. Ariko nk'uko yaneshejwe mu ijuru, nk'uko ibyashuwe igice
cya 12 umurongo wa 7 habitubwira, yararwanye bisoza adatsinze. Intsinzi ya Yesu uyigira yawe, intsinzi ya Yesu nyigira yanjye. Kandi iri jambo niyo ntwaro dufite muri iyi si yaduha kunesha imyambi y'umubi. Iri jambo ni ry'Imana yaduhaye kugira ngo ibidasobanutse byo muri kamere zacu ribumburwa ritabaza rimurikira hacuza umwijima. Ndifuriza abazakurikira ibi byigisho bose kugira ngo iki gitabo cya Dniyeli kizadusigire ubunararibonye bwimbitse, kizadusigire gufata ingamba zidashindagurika, kizadusigire ukwizera kutanyeganyega, kandi kizadusige tugeze mu masezerano y'Imana. Nubwo twaba turi mu bisa n'ibibazo, tumenye ko Yesu umukiza w'abari mu isi yahuye n'ibibazo ariko natsindwe. Uko gutsinda kwe akugira ukwawe, akugira ukwanjye, kandi nikugera mu mitima yacu kubanze kwirukana Satani muri twe, maze gushinga ibendera ry'agakiza muri twebwe. Ibyo ngibyo mbibifurije mwebwe abakora iki cyigisho kugira ngo bibi byanyu nanjye mu izina rya Yesu.